Ndabasuhuje kandi mwese bakunzi bacu ba AMATEKA TV aho muri hose hatandukanye. Uyu ni wa mwanya tugenda tubasangiza bimwe mu byegeranyo bigufi tuba twabakoreye, maze tukabasangiza amwe mu mateka yagiye aranga bimwe mu byamamare byagiye bikundwa ahanini muri sinema, cyane cyane bamwe mu bakunzi bagasobanuye bagiye banakunda n'imirwanire yabo, uburyo bitwaraga muri izi filime bagiye bakundwamo haba hano mu Rwanda ndetse naho bakomoka. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze, tukubutsa kuba wanakora subscribe hano kuri AMATEKA TV kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi byiza kandi tubategurira. Ndabasuhuje kandi mwese mbahaye n'ikaze. Tudatinze, amazina yahawe n'ababyeyi be bombi ni Yenji, akaba azwi muri filime nka Jet Li. Mu mafilime menshi yagiye akina arindwanya y'akataraboneka. Uyu yavukiye mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing. Ubu tuvugana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Jet Li akaba afite imyaka igera kuri 59 y'amavuko. Jet Li wavutse agana mu 1963 hari Gicurasi tariki 26, avukira mu muryango w'abana bagera kuri 4, aba umuhererezi muri gusa umubyara yitabye Imana. Jet Li ngamaje kugira imyaka igera kuri 2 gusa y'amavuko, umuryango we gusigara mu bibazo bikomeye cyane. Ku myaka 8 gusa nibwo impano ye mu mukino wa wushu yatangiye kwigaragaza. Yatangiriye muri Beijing Wushu Team, ngaho yatozwaga n'uwitwa Iwubi afatanyije na Li Jufeng, ngabahanga bazwi cyane mu mukino wa wushu ari nabo bamufashije guteza imbere impano ye. Igihe kimwe ubwo ikipe ya Jet Li yari yagiye ku myiyereko imbere ya Richard Nixon, uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamusabye kumubera umurinzi, ibi tuzi cyane nka bodyguard, ariko Jet Li kuri we ntiyaje kubyemera. Jet Li yamusubije ko gadakeneye kugira umuntu n'umwe ku giti cye ngarinda, ngo kahubwo kuri we nakura yifuza kurinda umutekano wa miliyari y'Abashinwa bene wabo ariho aturuka. Ngo Jet Li ngo kandi yaje kuba yanahimba bumwe mu buryo bw'imirwanire buzwi nka kati zikunzwe gukoresha mu mukino wa wushu. Kugira ngo abashe kuba yagaragara cyane muri sinema, Jet Li ngo ubuhanga yagaragazaga mu mukino wa wushu n'ibikombe bitandukanye yatwaye, nibyo byaje kumuhesha gutoranywa mu bakinnyi ba filime ba Mainland China. Yaje no kuba yakomereza muri Hong Kong. Naho mu mwaka w'1982 ngo nibwo izina rye ryaje kuba ryahinduka. Imwe mu makompanyi akomeye yamamaza yo mu gihugu cya Filipini ngo yabonye ko izina rye ngo rigoye kurisoma, irarihindura ngirigira Jet Li, nuko abantu bose batangira gufata iryo zina Jet. Ngiri zina Jet ryari akabyiniriro ngo bamuhaye bisobanuye ng'indege, ngo kubera umuvuduko yagaragazaga mu mukino wa wushu, ngo kandi ngo yari akiri n'umwana ukiri mutoya.
uyu mugabo wagaragaje ubuhanga cyane bukomeye muri filime zirimo imirwanire iri ku rwego rwo hejuru, ahanini yakinnye iyo yamenyekanyemo cyane nk'iyo twavuga First of Legend. Ngo Jet Li yagaragaye cyane muri filime nyinshi zitandukanye, haba iwabo mu Bushinwa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zimwe muri filime uyu mugabo yagiye agaragaramo Jet Li nk'iyo twababwira yitwa Forbidden Kingdom, ndetse n'iyitwa Romeo Must Die, n'iyo twababwiye haruguru iyitwa First of Legend. Uyu mugabo sizi zonyine yagiye akinamo gusa, hari n'izindi zigiye zitandukanye yagiye amenyekaniramo, ariko izo nizo twabashije kuba twabahitiramo. Ikindi utaruzi kuri uyu mugabo ari we Jet Li, ngo burya ngo ni n'umuririmbyi. Uretse kuba umukinnyi wa filime, Jet Li ni umuririmbyi, ngo akaba umwanditsi wa filime ndetse n'umuyobozi wazo. Ngo Jet Li imwe mu ndirimbo yamenyekanyemo ni iyitwa The One Song. Uyu mugabo ukunzwe cyane muri sinema, akaba afite abana b'abakobwa bagera kuri 4, yabyaranye n'abagore bagera kuri 2 gusa. Huang Kiwana ngo bashakanye ahagana mu mwaka w'1987, ngo baza kuba batandukana ahagana mu 1990. Aba bombi ngo bari barabyaranye abana 2 b'abakobwa, harimo uwitwa Si ndetse na Tiam. Umugore we wa kabiri ni uwitwa Nina Lynch, nawe ukina amafilime. Baje kuba bashakana ahagana mu 1999. Aba bombi nanone babyarana abana b'abakobwa 2, uwitwa Jane ndetse na Jeda, ndetse ngo ni nabo bakobwa 4 gusa afite yabyaranye n'aba bagore be 2. Ngibyo bimwe mu byaranze iki cyamamare cyagiye gikundwa cyane ahanini muri sinema. Jet Li akaba ariyo mateka twifuje kuba twabasangiza mu byegeranyo byacu bigufi tugenda tubategurira. Turabashimiye, tukwibutsa kandi kuba wakora subscribe hano kuri Afrimedia TV kugira ngo tujye tubasha gusangira byinshi byiza kandi tubategurira. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.